Muraho neza inshuti namwe bakunzi ba Physio Rwanda. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubundi y'imikaya yo ku mpande z'umugongo yifashe cyangwa se yakakaye biba byatewe n'iki. Birumvikana turareba impamvu, ibimenyetso ndetse nuko bikira. Ni uburwayi bwitwa paraspinal muscle spasm. Ni umwe mu bavandimwe wabumbajije kugira ngo nzabubasobanurire neza mu kiganiro cyihariye. Uyu munsi rero reka nkubwire ko hari abantu babyuka mu gitondo bakumva umugongo wabo wakakaye cyangwa se wifashe. Hari n'abunama bagiye nko gutora ikintu hasi bakumva ububabare bukomeye cyane ku ruhande rumwe rw'umugongo. Hari n'abashobora kumara amasaha menshi bicaye, bahaguruka bakumva umugongo wose wafashe ku buryo no kwigorora biba ikibazo gikomeye. Akenshi rero nibwo abantu bavuga bati umukaya cyangwa se umugongo wanjye ndumva wafatanye cyangwa se ndumva hari ikintu cyamfashe mu mugongo. Iri ni ijambo abantu benshi bakunda kuvuga cyane, ariko si umuntu avuze ko umukaya we wafashe cyangwa se umugongo we wafatanye aba ashaka kuvuga iki. Mu by'ukuri akenshi ibi ngibi bifitanye isano n'imikaya ibiri ku mpande z'umugongo. Mu rurimi rw'ubuvuzi iyo mikaya niyo yitwa paraspinal muscles, bivuze ko ibiri ku mpande ebyiri z'umugongo. Iyo ikakaye cyane cyangwa se yikanyije mu buryo budasanzwe nibwo tuvuga ko habaye muscle spasm, ari byo abantu benshi bita ngo umukaya wanjye wafashe. Tukabyita noneho paraspinal muscle spasm bitewe n'uko ni ikibazo cy'iyo mikaya kiba kiri ku mpande zombi, urw'iburyo ndetse n'urw'ibumoso. Muri iyi video rero turaza kurebera hamwe iki ndwara iba ari cyo, igituma ibaho, uko wayimenya ndetse n'icyo wakora, ndetse ndaza no kukwereka igihe uba ugomba kwihutira kujya kureba muganga. Nihuse reka dutangire ngusobanurire neza igituma iyi mikaya yo ku mpande z'umugongo ishobora kuba yafatwa. Ubundi bamwe ntabwo baba babyumva neza, ubundi iyo tuvuze imikaya yo ku mpande z'umugongo ni iki. Reka ntangire nkubwira ko ubusanzwe mu mugongo wacu haba harimo amagufwa, hakabamo imitsi y'ubwonko ariyo inaca mu ruti rw'umugongo, hakaza imikaya n'izi nyama z'umubiri ndetse n'udutsi dufasha buri gice gukora neza. Iyo turebye rero ku mpande z'umugongo hari imikaya miremire iva hasi y'ijosi ikagera hasi ku rukenyerero. Iyo rero niyo twita imikaya yo ku mpande z'umugongo, kuko iba iri ibumoso ndetse ikaba iri n'iburyo bw'urutirigongo cyangwa se uruti rw'umugongo ruba rurimo hagati. Niyo rero ishobora kudufasha guhagarara tudahengamye, ikadufasha kunama neza, ikadufasha kongera kwigorora, ikadufasha kuzamura ibintu bitandukanye tubikura hasi, ikadufasha kugenda, kwicara neza ndetse no gufasha umugongo gukomeza kuba ukomeye. Iyo rero iyi mikaya ikora neza nibwo usanga umuntu ashobora gukora imirimo ye nta kibazo, nta bubabare ndetse nta n'icyo ataka. Ariko nanone iyo ikakaye cyangwa se yifashe, buri rugendo rw'umubiri rushobora kubabaza. Bisobanura iki rero iyo bavuze ngo imikaya yifashe cyangwa se yafashe? Abantu benshi batekereza ko hari igufwa ryafashe cyangwa se ritari kumuvinga cyangwa ritari kugenda neza mu mugongo, cyangwa se bakavuga bati imitsi yanjye yifunze. Mu by'ukuri akenshi ntabwo ariko biba bimeze. Biba ari uko ahubwo ya mikaya yikanya cyane kurusha uko byari bikwiriye cyangwa se uko byari bikwiriye kuba byabaho. Navuga ko iyo iyi mikaya yikanyije iba imeze nk'umuntu ukomeje gufunga igipfunsi cye igihe kirekire. Reba umuntu umubwiye uti funga igipfunsi akabikora, noneho yamara kubikora bishobora kumugora kubera ko imikaya cyangwa se izi nyama z'umubiri ziba zakomeje kwikanya cyangwa se kwifunga, ntizongere gukururuka cyangwa se kurambuka. Ni nako rero bigenda ku mugongo. Ni ukuvuga ngo ushobora kuryama igihe kirekire, ushobora kuba wunamye cyane ugasanga ya mikaya yawe igezaho ihita yibana, ntiyongere kuba yagaruka mu mwanya mwiza. Icyo gihe rero uba wagize iki kibazo. Imikaya navuga ko yikanya cyane ndetse ikanga no kongera kurekura neza mu buryo bwumvikana. Ibi rero nibyo bituma umuntu yumva umugongo we wakakaye, akumva ububabare bukabije, ntabashe kunama
cyangwa se akumva hari nk'ikintu cyafashe ku ruhande rumwe rw'umugongo. Rimwe na rimwe rero akenshi iyo unayikozeho iyi mikaya cyangwa se ugerageje gukora hano ku gice cy'umugongo, ushobora kumva ikomeye nk'ibuye cyangwa se imeze nk'ikintu nyine gikomeye. Kuki rero iyo mikaya ifata cyangwa igakakara? Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma bibaho. Impamvu ya mbere burya ni uguterura ibintu nabi. Iyi niyo mpamvu ikunze kubaho cyane. Iyo umuntu yunamye ateruye umutwaro yarangiza akareka umugongo wose ukaba ari usa naho ari ukora akazi, bivuze ngo urunama cyane ku kigero gishoboka ku buryo umugongo ukururuka ukarambuka ku kigero kidasanzwe. Ibi bituma ya mikaya ihita ikora cyane kugira ngo ibashe kurinda wa mugongo igerageze kuwugarura, ariko bikagerageza kugorana. Rimwe na rimwe rero ihita ikora ibirenze urugero, igahita yikanya cyane ikifata, bikaba aribwo rero ushobora guhita wumva ububabare. Niyo mpamvu ushobora kumva umuntu avuga ati nagiye kunama mfata indobo mpita numva umugongo urifashe, kunama ukabirangora, muri make mbura uko mbigenza. Birumvikana ko rero imikaya cyangwa se izi nyama z'umugongo zishobora kwifata cyangwa se zigakakara bitewe n'uburyo ki wateruye ikintu nabi. Ikindi kintu cya kabiri gishobora kubitera ni ukwicara igihe kirekire. Uyu munsi abantu benshi bakora akazi kabo bicaye, harimo abakoresha mudasobwa, harimo abatwara imodoka, abanyeshuri ndetse n'abakoresha telefone amasaha menshi. Iyo umuntu rero amaranye amasaha menshi, by'umwihariko ibikorwa cyangwa se ugasanga yicaye igihe kirekire adahindura uko kuntu yicaye ngo anyuzemo wenda nahaguruka agende, ya mikaya y'umugongo yo ikomeza gukora akazi ko gufasha umugongo guhagarara, kuko nk'uko nabikubwiye niyo ibasha gutuma umugongo uguma muri iyo position cyangwa se kuba utakwicara ngo ijosi rihite rigwa imbere, umugongo ugwa imbere cyangwa se ugwa inyuma. Kuba ushobora kwicara ntugwe inyuma cyangwa ngo ugwe imbere biterwa n'uko iyo mikaya iba ikomeye, yaba iy'imbere yo ku nda ndetse n'inyuma ku mugongo. Niyo mpamvu rero uko ukomeje kwicara igihe kirekire ya mikaya ishobora kugeraho ikananirwa, bityo wajya rero guhaguruka ukumva nibwo utangiye kumva umugongo wawe wafatanye cyangwa se wakakaye. Ikindi kintu kiza ku mwanya wa gatatu gishobora gutuma iyi mikaya y'umugongo cyangwa se uburwayi bwa spinal muscle spasm bubaho, burya ni ugukora akazi karemereye. Nk'abubatsi, abasudira, abahinzi, abikorezi, abakora mu nganda n'abandi, cyane cyane bamwe bakoresha imbaraga nyinshi buri munsi, baba bafite ibyago byinshi byo kugira ikibazo cyo gukakara kw'iyi mikaya. Niba umubiri utabonye umwanya wo kuruhuka ndetse no kongera kwisuganya, bishobora gutuma iyi mikaya ifata ndetse ikikanyiza ku buryo ki wa muntu ari bwumvemo ububabare bwinshi. Ikindi kintu kiza ku mwanya wa kane mu gutuma iki kibazo cya paraspinal muscle spasm kibaho cyangwa se gituma iyi mikaya yo ku mugongo yikanyiza igafatana, burya n'imyitozo ikomeye ikozwe ariko umubiri utari usanzwe uyimenyereye. Hari igihe umuntu afata nk'umwanzuro wo kuvuga ngo reka ntangire gym, ntangire nubaka umubiri, cyangwa se ntangire gym wenda se ngabanya ibiro, cyangwa se ugasanga ni wa muntu wavuze uti reka noneho ntangire kwirukanka cyane. Ibyo ngibyo akabikora nyuma y'igihe kinini adakora siporo. Ibi ngibi byose rero bituma imikaya ishobora kugira ikibazo bitewe n'uko imikaya yawe iba itari isanzwe imenyereye gukora ako kazi kose, gukora ibyo byose bishya uyizanyemo, cyane ko ari idufasha kuba wagira icyo ukora. Ubundi imikaya idufasha gukora movement, idufasha gukora ikintu runaka cyose. Niba ugiye kunama urakenera iyo mikaya, niba ugiye kwiruka nyiri buze kugufasha. Ibyo byose rero bitewe n'uko ubaye nk'uyitungura ukayimenyereza ibintu itari isanzwe ikora, bishobora kuyitera kunanirwa ndetse ikaba yaboneraho no gukakara. Iyo yari impamvu ya kane ijyanye no gukora imyitozo ikomeye umubiri wawe uba utari usanzwe umenyereye. Impamvu iza ku mwanya wa gatanu rero, abantu benshi batangazwa no kumva ko stress ishobora gutuma umugongo ubabara, ariko ni ukuri pe. Stress ni ikintu gishobora gutuma umugongo ubabara ndetse ukakuzahaza, hahandi uvuga ngo umugongo wanjye nta nubwo ujya ukira. Nakubwira ko iyo umuntu afite stress umubiri we uba uhora umeze nk'uwiteguye kurwana cyangwa se guhunga. Kwa kundi umuntu ashobora kukubwira ngo runaka aba yakambije isura
ukabona isura ye rwose nta guseka nta kumwenyura, n'umugongo nawo ni kumera. Iyo stress zibaye nyinshi bishobora gutuma ya mikaya myinshi y'umugongo ihora yafashe, cyane cyane iyo mu ijosi nayo ishobora kuyigiraho ingaruka ndetse gukomeza no ku mugongo. Iyo rero bimaze igihe izo stress zawe zidashira, bishobora gutangira kukubabaza ukumva rwose ububabare bukomeza kugenda bwiyongera. Indi mpamvu iza ku mwanya wa gatandatu ishobora gutuma imikaya yo ku mugongo yifata, burya no kudakoresha umubiri. Hari abantu batekereza ko kudakora akazi ari byo bitagira ingaruka. Kwa kundi umuntu aba avuga uti njye mbonye amafaranga nakwiruhukira, mfite icyo kurya ntabwo nakirirwa nkora. Ahangaha iyo tuvuze kudakoresha umubiri, ntabwo akenshi tuba tuvuga ku kazi wenda gasanzwe gashobora kuba kanaguhereza amafaranga. Icyo twitaho cyane ni movement. Ese umubiri wawe urakora, uragenda, uragororoka, ibyo byose birakorwa. Nakubwira ko rero kumara igihe kirekire udakoresha umubiri bishobora gutuma ya mikaya yawe igabanya imbaraga. Uku kuntu rero igabanya imbaraga ntabwo icyo kibasha kwirekura ngo ibe yagufasha kurambuka ndetse yongere inifate bisanzwe. Niyo mpamvu iyo ukoze umurimo usanzwe cyangwa se wongeye ugasubira mu bikorwa utari usanzwe ukora bitewe no kuyifatiye igihe cyo kuvuga ngo reka niruhukire niturize, ya mikaya yawe ihita inanirwa vuba kubera ko utari isanzwe bikora. Ibi nabyo rwose nibyo bishobora guhita bituma ifata, bitewe n'uko ukoze ibikorwa bishya urayitunguye kandi ubundi yamenyereye kwifata ikongera ikarekura, ikifata ikongera ikarekura. Mu buzima busanzwe niko ikora. Iyo imaze igihe kirekire rero iri mu mwanya umwe, kugira ngo yongere ijye mu wundi mwanya biragorana cyane, bikaba aribyo byaguteramo ibyo bibazo bigiye bitandukanye. Hari indi mpamvu rero iza ku mwanya wa karindwi, navuga ko ijyanye na accident cyangwa se kuba umuntu yagira imvune cyangwa se yagwa. Nyuma yo kugwa cyangwa se gukomereka, burya umubiri uba ushobora gukoresha iyi mikaya nk'uburyo bwo kurinda umugongo. Icyo gihe irikanya cyane kugira ngo igabanye kugenda k'umugongo. Reka mbishyire mu buzima busanzwe. Urabona nk'iyo ugiye gusitara cyangwa se ugiye gukora ikintu runaka kigutunguye ariko kitari kiza ku mubiri wawe, umubiri wawe ugerageza gukora ibishoboka byose ugasa n'uwiramira. Muri uko kwiramira rero bituma iyi mikaya y'umugongo ikora cyane, bigatuma hahandi iri buze kuba yakuruye cyane bitewe wenda n'ahantu ugiye kugwa, itari bubashe kuza kongera kuharekura bitewe n'uko yakuruye ikigero cyo hejuru cyane. Ibi nabyo rero bishobora gukurura cyane, byagera hahandi ntiyongere kuhava. Ibi rero bikaba bishobora gutera ububabare bukomeye cyane bw'umugongo, ndetse yewe bikaba byanakomeza kugenda bikubangamira. Nk'uko tumaze kubibona rero, iyo abantu bavuze ngo umukaya wifashe cyangwa se umugongo wanjye wafatanye, akenshi baba bavuga ikibazo cyo gukakara cyangwa se kwikanya gukabije kw'imikaya yo ku mpande z'umugongo, ibyo mu buvuzi twita paraspinal muscle spasm. Iyi mikaya rero ni ingenzi cyane mu gufasha umugongo gukora neza, ariko iyo ikoreshejwe nabi ikananirwa cyangwa se ikagira imvune, ishobora gufata ikagutera ububabare bukomeye. Ibimenyetso uko wabitandukanya n'izindi ndwara z'umugongo ndetse n'amakosa abantu benshi bakora bigatuma ikibazo kirushaho gukomera. Ibimenyetso bikunze kugaragara rero, iyi mikaya yo ku mpande z'umugongo yakakaye cyangwa se ukabwirwa ko ufite ikibazo cya paraspinal muscle spasm, ntabwo abantu bose bagaragaza ibimenyetso bimwe, ariko hari ibyo usanga bikunze kugaragara ku bantu benshi. Icya mbere burya ni ububabare ku ruhande rumwe rw'umugongo. Akenshi ububabare ntibuba buri hagati rwose, buba buri iburyo cyangwa ibumoso bw'umugongo. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuvuga ati ntabwo ari umugongo wose ngewe mbabara, ni uru ruhande gusa. Ibi ni kimwe rero mu bimenyetso bikunze kugaragara cyane. Ikindi kimenyetso cya kabiri ni ukumva umugongo wakakaye cyangwa se nyine n'ubundi ukumva wifashe. Hari igihe ububabare butaba bukabije, ariko ukumva umugongo umeze nk'uwakomeye, ukumva nyine umeze nk'ufashe. Kunama cyangwa se kuwugorora bikagusaba imbaraga nyinshi. Abenshi babisobanura bavuga bati njye numva umugongo wanjye umeze nk'uwifunze, numva umugongo wanjye umeze nk'uwafatanye. Ikindi kimenyetso cya gatatu ni ukubabara iyo uhagurutse nyuma yo kwicara.
Hari abantu bamara amasaha menshi bicaye, bahaguruka bakabanza kugenda buhoro buhoro, nyuma y'iminota mike bakagenda bisanzuye. Ibi nabyo bishobora guterwa n'iyi mikaya iba yakakaye, kubera ko uko utangira kugenda ukora buhoro buhoro ukagenda wongezamo gake gake, nibwo noneho nayo igenda isubira ku murongo. Ikindi kintu cya kane navuga ko ari ukubabara iyo wunamye. Burya kugira ngo ufunge nka rase z'inkweto, gutora ikintu hasi cyangwa se kwinjira mu modoka, iyo ibyo byose ubikora ukumva urababara mu gihe ugerageje kunama, biba bishobora gutuma rwose ububabare bwiyongera. Ni nayo mpamvu aha ngaha uba ufite ikibazo cy'iyi paraspinal muscle spasm. Ikindi kintu cya gatanu ni ukubabara iyo uhagaze igihe kirekire. Hari abantu bavuga bati iyo maze iminota 20 mpagaze, umugongo wanjye utangira kumbabaza. Ibi biterwa n'uko ya mikaya iba ikomeje gukora idahagarara, kuko nk'uko twabibonye mu gice cya mbere, twabonye ko ari ifasha umugongo guhagarara neza, kuguma nyine mu mwanya mwiza, ntube wakwihengekera ibumoso cyangwa ngo wihengekere iburyo. Iyo rero imbaraga ziyishyiranye nibwo itangira kubabara. Ikindi kimenyetso cya gatandatu ni ukumva hari agapfundo cyangwa se akantu k'akabyimba cyangwa ikindi kintu kibyimbye. Aha ngaha iyo ufashe nko ku hantu hababaza, ushobora kumva hari agace gakomeye kurusha ahandi. Ibi ntabwo biba ari igufwa, akenshi ni ya mikaya iba yakakaye cyangwa se yifashe. Ese ibi ngibi ni hehe rero bitandukaniye na disike? Iki ni kimwe mu bibazo nkunze kubazwa cyane. Hari abantu bumva ububabare bw'umugongo bakavuga bati disike yanjye yarangiritse, nyamara wenda ugasanga nta nubwo araca mu cyuma ngo babyemeze. Nyamara ntabwo ariko buri gihe biba bimeze. Iyo ikibazo ari imikaya yo ku mpande z'umugongo, ububabare akenshi buguma hafi y'umugongo. Iyo ikibazo ari disike, ububabare bushobora kuva mu mugongo bukamanuka mu kibuno, bukagera mu itako, ku kibero, mu kirenge cyangwa se ku mano. Iyo ari disike ishobora no gutera guhinda, kumva ibintu bikurya, gucika intege ku kuguru cyangwa se kugorwa no kugenda. Ariko iyo ari imikaya yakakaye gusa, ibyo bimenyetso akenshi ntabwo biba bihari. Ni hehe rero iyo ubundi natandukanira na sciatica? Nabyo abantu benshi bagiye bazaho. Abantu benshi batekereza ko ububabare bwose bw'umugongo ubundi ari sciatica, ariko ntabwo ari byo. Sciatica ubundi iba ifitanye isano no kurakara k'umutsi cyangwa se kubangamirwa k'umwakura wa sciatique, aribyo bita sciatica. Ububabare bwayo rero bwo bukunda kuva mu mugongo bukamanuka inyuma y'ikibero bugakomeza mu kuguru. Ariko iyo ikibazo ari imikaya yakakaye cyangwa se yifashe, icyo gihe ububabare bukunda kuguma aho hafi y'umugongo. Nubwo rimwe na rimwe rero bushobora kugera no ku kibuno, ntibukunze kugera hasi mu kirenge, niho hantu navuga yuko ubu burwayi bwa paraspinal muscle spasm butandukanira na sciatica. Undi akibaza ati ese umuntu ashobora kugira ibyo bibazo icyarimwe? Nibyo birashoboka. Hari igihe umuntu ashobora kugira ikibazo cya disike, hanyuma kubera ububabare ya mikaya nayo ikagenda ikikanya kugira ngo yende umugongo. Icyo gihe rero ashobora kugira ikibazo cya disike ndetse akagira n'ikibazo cya muscle spasm icyarimwe, ya mikaya yiwe igafatana. Niyo mpamvu rero aha ngaha kwisuzumisha biba ari ingenzi cyane. Mbere y'uko rero nkomereza ku makosa abantu benshi bakora, niba ari ubwa mbere dukurikiye cyangwa se tutari dusanzwe dukorana mu biganiro bitandukanye, iyo ugize ikibazo ucyandika muri komenti, iyo ari cyo wifuza ko tuzagusobanurira tukazakigarukaho muri video zacu zitandukanye. Amwe mu makosa rero abantu benshi bakora, cyane cyane bitiranya kuri ubu burwayi, ikosa rya mbere ni ukwanga kugenda. Hari abantu baryama mu buriri icyumweru cyose bibwira yuko aribyo biri buze kubafasha, ariko ibyo akenshi ntibikora ndetse ntibifasha. Niyo mpamvu ubundi ubushakashatsi buvuga ko umubiri ukenera kugenda buhoro buhoro kugira ngo imikaya yongere gukora neza. Niyo mpamvu burya kugenda ku munsi niyo wagenda metero 30 biba ari byiza cyane. Ikosa rya kabiri ni ukwisiga amavuta gusa cyangwa se imiti y'amavuta gusa, umuntu akibwira ko ibintu biri buze guhita bikunda. Burya amavuta ashobora gutuma umuntu yumva amerewe neza by'igihe gito. Ubwo hano hari n'abashobora kuba bakoresha za pomade zitandukanye, ariko ntabwo akuraho impamvu nyamukuru ibi gutera icyo kibazo. Irindi kosa rya gatatu abantu bakora
ni ugukomeza guterura ibintu biremereye ndetse bakanabiterura mu buryo butari bwiza. Ubundi ubushakashatsi buvuga ko niba ugiye guterura ikintu beta cyangwa se biba byiza iyo usutamye kuruta uko wakunama amaguru yawe arambuye, kuko iyo wunamye amaguru yawe arambuye icyo gihe ukoresha umugongo cyane ukaba wabangamirwa, ariko mu gihe ubikoze usutamye icyo gihe biba ari byiza. Niyo mpamvu rero hari abantu bamwe na bamwe bavuga bati nzajya ngenda mbyihanganira, ariko gukomeza gukoresha nawe umugongo bishobora gutuma ikibazo kirushaho gukomera. Ikosa riza ku mwanya wa kane ho ni ugukoresha massage ikomeye cyane cyangwa se iyo nakwita deep massage, nabwo ukayikoresha ahantu hatariho, ukayikoresha mu buryo butari bwo. Hari abantu batekereza ko uko bakanda cyane ariko bikira vuba. Niyo mpamvu hari n'abarwayi bamwe na bamwe usanga avuga ngo niba ari no kuvurwa bisabe ngo umukorere yumve hahandi nyine yumvise ububabare ngo nibwakira, ariko iyo myumvire ntabwo ariyo nta nubwo ikwiriye. Nakubwira yuko burya iyo imikaya yamaze gukomereka kuyikanda cyane ahubwo bishobora kurushaho kuyibabaza. Navuga ko rero massage ikwiriye ari ibigomba gukorwa ndetse igakorwa n'umuntu ubifitiye ubumenyi, atari wa muntu wese wabonye aho ngaho ngo aza gukorera iyo massage. Ikosa rya gatanu ni ukunywa imiti gusa. Imiti ishobora kugabanya ububabare, harimo izo za painkillers ndetse n'indi miti itandukanye abantu bifashisha. Imiti isanzwe igabanya ububabare nyine bw'igihe gitoya, ariko birumvikana ntabwo igera ku kibazo nyirizina. Ariko iyo niyo mpamvu iyo udahinduye uburyo ukoresha umugongo cyangwa se ngo ukore imyitozo iboneye, ikibazo n'ubundi gishobora kongera kugaruka. Urafata imiti uyu munsi, nyuma y'icyumweru cyangwa se nyuma y'iminsi runaka bwa bubabare bwongere bugaruke. N'iryari rero uba ugomba kujya kwa muganga vuba. Nubwo gukakara kw'imikaya akenshi kudatera ikibazo gikomeye, ariko hari ibimenyetso bitagomba kwirengagizwa. Uba ugomba kujya kwa muganga niba ububabare bwawe butangiye nyuma y'impanuka. Tuvuge urugero, umuntu akoze impanuka ahise atangira kumva ububabare wenda mbere ntabwo yagiraga. Iki gihe biba biri urgent, uba ugomba guhita ujya kwa muganga. Ikindi gihe nanone niba ufite umuriro uherekejwe n'ububabare bw'umugongo, aha naho uba ugomba guhita ujya kwa muganga. Niba ukuguru kwawe gutangiye gucika intege, niba utangiye kunanirwa kwihagarika cyangwa se kwituma, niba ububabare bwawe bukomeza kwiyongeraho kugabanuka cyangwa se bumaze ibyumweru byinshi butavurwa, ibi byose bishobora kuba ari ibimenyetso by'ikindi kibazo gikeneye kwitabwaho byihutirwa. Niyo mpamvu navuga yuko iba ari emergency case, cyangwa se ni cya kibazo kiba kigusaba guhita ubonana na muganga. Nk'uko rero tumaze kubibona, iyi imikaya yakakaye cyangwa se ikifata biba bishobora gutera ububabare bukomeye, ariko ntabwo buri bubabare bw'umugongo buba ari disike cyangwa se sciatica. Kumenya itandukaniro ni ingenzi kuko bifasha guhitamo uburyo bwiza bwo kuvura. Muri aka kanya rero, muri iki gice cya nyuma tugiye kureba icyo wakora kugira ngo ububabare bugabanuke mu gihe ufite ubwo burwayi bwa paraspinal muscle spasm cyangwa se imikaya yo ku mugongo wawe yifata ariko kurekura bikagorana. Turaza kurebera hamwe icyatuma nyine ubwo bubabare bugabanuka n'icyatuma iyo mikaya yongera gusubira ku murongo neza, ikarambuka ndetse ikongera kwifata neza. Turarebera hamwe imyitozo ya physiotherapy yagufasha n'uburyo wakwirinda ko icyo kibazo cyongera kugaruka mu buzima bwawe. Bityo turarebera hamwe ubundi nicyo ukwiriye kwibandaho kugira ngo ugire ubuzima bwiza icyo kibazo kitakirimo. Reka ntangire nkubaza iki kibazo: ese imikaya yakakaye ubundi irakira? Cyangwa se umuntu wagize icyo kibazo cya paraspinal muscle spasm afite imikaya yifashe ashobora gukira? Inkuru nziza ni uko abantu benshi bafite iki kibazo bakira neza iyo bavuwe hakiri kare kandi bagakurikiza inama ziboneye bahawe n'inzobere mu buvuzi. Gusa ntabwo bivuze ko ugomba kwihangana gusa niba warwaye ubu burwayi cyangwa se ufite ikibazo ngo utegereje yuko kizikiza. Ugomba kugira icyo ubikoraho. Iyo ukomeje gukora ibintu cyane cyane byateye iki kibazo bituma imikaya yawe yifata cyangwa se cya kintu kikagufata mu mugongo, ububabare bushobora kugaruka inshuro nyinshi.
Niyo mpamvu kuvura impamvu yateye iki kibazo ari byo bifite agaciro cyane kuruta kugabanya ububabare gusa, cyane ko hari abagira iki kibazo cya muscle spasm, iyi mikaya yo ku mugongo yifashe bagatangira gufata icyitwa muscle relaxant. Iyi ni imiti yongera gutuma nyine ya mikaya yo ku mugongo irekura. Bishobora gukunda cyangwa se bikaba byabaho by'igihe gitoya ariko nyuma bikagorana. Muscle relaxant yo ni n'imiti myiza cyane ishobora kuba yagufasha ugereranyije n'abafata painkillers cyangwa se ya miti bivuga yuko igabanya ububabare. Mu cyimbo cyo kugira ngo ufate imiti igabanya ububabare gusa, ushobora gufata muscle relaxant. Ni imiti ifasha ya mikaya yo ku mugongo kongera kurekura ndetse no kuruhuka neza. Ibyo ngibyo kandi bikajyana n'imyitozo ngororamubiri ndetse na siporo zitandukanye ndibuze no kukwereka muri iyi video, kubera yuko nizo zongera gutuma noneho wa mubiri ubimenyera neza, bwa bubabare bwazagamo cyangwa se kwa kwifata kw'imikaya byabagamo, ibyo byose bikagenda bivamo noneho bikinjizwa mu buzima bwawe neza, kumva ko umubiri wawe ugomba gukora neza. Niba ari imikaya igomba kurambuka ikarambuka neza, yakwifata ikifata neza ariko bidateje ikibazo. Niki rero wakora ukimara kumva umugongo wawe wifashe cyangwa se habayemo kwifata kw'iyo mikaya cyangwa se habayemo iki kibazo cya paraspinal muscle spasm? Ikintu cya mbere, ntabwo buryo ukwiriye guhagarika kugira icyo ukora cyangwa se wumve ko ibintu byose ubiretse ugiye kwiryamira gusa. Hari abantu bumva ububabare bagahita baryama iminsi myinshi, akumva nta n'ikindi kintu ashaka gukora, akibwira yuko ari bwazakira. Ibi ngibi akenshi ntabwo bifasha pe, nta nubwo nabikugiramo inama. Ahubwo icyo ugomba gukora, ugomba kugerageza kugenda n'ubundi bisanzwe, gusa ugakora buhoro buhoro ibintu bitakuvuna, ugakora ibikorwa byoroheje, bya bindi bitatuma ubabara cyane. Reka nkubwire ko iyo mvuze kugenda cyangwa se movement, imyitozo cyangwa se uburyo ushobora kunyeganyeza umugongo wawe, ibyo nibyo ubundi bituma amaraso ashobora kugera neza muri ya mikaya yo ku mugongo kandi bigafasha gukomera kwayo, bityo bikaba byatuma kwa gukomera kwayo byabagamo bigenda bigabanuka kuko amaraso aragira muri iyo mikaya, umubiri uri gukora neza. Ikindi kintu cya kabiri, uba ugomba kwirinda guterura ibintu biremereye. Ni kenshi mbivuga muri video zitandukanye za Physio Rwanda, niba ugiye guterura ikintu hasi biba byiza usutamye cyangwa se ugasa n'uhina amavi aho kugira ngo uhite wunamisha umugongo uwuhine. Niyo mpamvu iki ngiki cyo ni ikintu kibanza uba ugomba kwitaho, kuko burya iyo wunamishije umugongo ugahita uwuhina hashobora kubamo gukomereka cyane cyane kuri aya magufwa yo hasi y'umugongo, ndetse na ya mikaya yawe ikaba yakururuka bidasanzwe, bikaba byakongerera bwa bubabare noneho watakaga mbere. Niyo mpamvu niba ugiye guterura ikintu hasi, manuka gatoya use nuhina mu mavi cyangwa se usutame, bityo niba ari ikintu ugiye guterura ugiterura ukiyegereje, ucyegereje umubiri wawe, kuko bigufasha kugiterura cyoroshye kandi nanone bigatuma wa mugongo wawe utagenda winyuranwamo ku buryo bushobora kuba bwawutera izindi ngaruka zitandukanye, zirimo no kongera ubwo bubabare bwa paraspinal muscle spasm. Ikindi kintu cya gatatu nakubwira ni ugukoresha ubushyuhe, cyane cyane kuri aho hantu hababaza ku mugongo. Nimvuga ubushyuhe, simple as that, ni ukuvuga ngo ushobora gufata amazi ashyushye, ni meza, uretse ko haba hari n'abafite ibikoresho byabugenewe bifitemo ubwo bushyuhe buringaniye, akaba ashobora kwikanda n'ubundi ku mugongo, cyangwa se ukaba wafata n'amazi ashyushye ugakozamo akantu k'akayisime cyangwa se kandi kantu k'agatambaro keza gasukuye ku buryo ki wakanda umugongo wawe ukamera neza. Ku bantu benshi rero bafite imikaya yifashe cyangwa se yakakaye, cyangwa abandi bavuga bati hari ikintu kimfata mu mugongo, ubushyuhe bushobora gufasha kugabanya gukomera kw'iyo mikaya ndetse no koroshya ububabare. Gusa ikibazo niba cyatewe n'imvune, ahangaha ugomba kubyitondera. Niba imvune yawe ari ako kanya ikimara kuba, banza ugisha inama muganga cyangwa se umuphysiotherapist mbere yo gukoresha ubushyuhe. Icyo gihe aragufasha, kuko cyane cyane nk'iyo kimara gukora imvune ushobora gusanga habayemo kwangirika ku bindi bice by'umubiri, cyangwa se ugasanga habayemo no kubyimbirwa. Icyo gihe rero washyiraho ubushyuhe, ingaruka zikaba nyinshi cyane kuruta. Niyo mpamvu rero biba ari byiza
kugisha inama umuganga mbere yo gutangira gukoresha ubwo buryo bw'ubushyuhe cyangwa se bwo kwikandisha amazi ashyushye hantu hari kukubabaza. Reka tujye ku gice rero cy'ingenzi cyane abantu benshi banasabye ari benshi, ni igice cy'imyitozo ya physiotherapy cyangwa se imyitozo y'ubuvuzi bw'ingingo n'umubiri ishobora kuba yagufasha. Hari imyitozo myinshi ifasha, ariko uyu munsi ndashaka kubereka umwitozo umwe woroshye kandi ukorwa n'abantu benshi. Uyu mwitozo bawita knee to chest stretch. Knee to chest stretch bivuze ngo ni ivi ku gituza bikakunanura. Ahangaha ni ukuvuga ngo uraryama bisanzwe, ukaryamira umugongo ahantu hawe hameze neza, bityo buhoro buhoro ukazamura ivi rimwe usa n'uryegereza ku gatuza, ukabijyana buhoro rwose utivuna utinaniza, ukagera aho wumva rwose utababara. Wamara kugera hahandi wumva ko wagezeyo, ukaguma muri uwo mwanya amasegonda 20 kugeza kuri 30. Ayo masegonda uyabara gutya, tuvuge 1, 2, 3 kugeza kuri 20, by'umwihariko ukaba wanakomeza ukageza ku masegonda 30 mu gihe wumva utabangamiwe cyangwa se mu gihe wumva utari kubabara. Ibyo ngibyo iyo birangije urongera ukamanura kwa kuguru kwawe neza ukagusubiza hasi, hanyuma ukabikora no ku kundi kuguru kugira ngo habemo balancement cyangwa se habemo kuringanira, kubera yuko ntabwo wakoresha ukuguru kumwe icyo gihe wabufashije igice kimwe cy'umugongo gifite icyo kibazo, biba ari ngombwa gukoresha n'ukundi kuguru kugira ngo wa mugongo wombi haba iruhande rw'iburyo ndetse n'ibumoso hose hamere neza cyane, ko twabonye ko iki kibazo cya paraspinal muscle spasm gikunze gufata impande ebyiri z'umugongo. Niyo cyafata uruhande rumwe, ntabwo nakugira inama zo kuvuga ngo urakora umwitozo ku ruhande rumwe, uba ugomba no gukorera ku rundi ruhande nubwo rwaba ari ruzima kugira ngo umubiri ukomeze gukorana kandi wose ujye mu mwanya mwiza. Ibyo ngibyo rero urabikora no ku kundi kuguru nk'uko nari mbivuze, ukore inshuro 3 kuri buri kuguru. Uyu ni umwitozo mwiza cyane ushobora kugufasha. Ushobora kuvuga uti nzajya nkukora ryari se, ushobora kuwukora buri munsi, ukawukora wenda mu gitondo ubyutse cyangwa se na nimugoroba ugiye kuryama. Waba ari umwitozo mwiza cyangwa se ukawuhuza n'ikindi gihe wapanze wowe usanzwe ukorera siporo, wagufasha cyane. Ubashije kuwukora kenshi ni mwiza mu gihe waba wumva bitari kukwangiza, kuko siporo zo usibye no kuba umuntu yaba arwaye no mu buzima busanzwe biba ari ingenzi ko umuntu azikora kugira ngo arusheho kurambura umubiri. Wawukora 2 cyangwa 3 ku munsi nta kibazo na gito wagutera mu gihe wumva udafite ububabare cyangwa se ngo wumve uri gukomereka. Urumva ko byakwihutisha bwa buryo ki n'ubundi ya mikaya yawe yo ku mugongo yifataga bikaba byabasha kugenda bigabanuka mu buryo ki bwihuse. Uyu ni umwitozo rero mwiza cyane mu koroshya imikaya yo ku mugongo ndetse no kugabanya kwa kwikanyiza cyangwa se kwa gukomera cyangwa se kwa kwifata. Ariko niba ububabare bwiyongera cyane mu gihe uri gukora uyu mwitozo, uba ugomba kuwuhagarika ugashaka ubufasha bwa muganga, ubwo ni docteur cyangwa se umuphysiotherapiste, akabanza akagusuzuma, kubera yuko hari igihe usanga ikibazo we waketse ukurikije ibisobanuro twaguhaye atari cyo nyirizina ufite. Icyo gihe rero nibwo ushobora kumva hajemo icyo kibazo cy'ububabare, ugasanga hari kuzamo utundi tuntu, ushobora kumvamo rwose hajemo no gushya n'ibiki byose. Ibyo rero biba ari ngombwa ko iyo wumvise ububabare bwawe bwiyongera aho kugabanuka, uba ugomba guhagarika uyu mwitozo ukabanza ugashaka ubufasha bwa muganga akakugira inama. Bimwe rero mu bintu uba ugomba kwirinda, by'umwihariko mu gihe uhisemo ubu buryo, niba ushaka ko ikibazo cyawe kitongera kugaruka, hari ibintu uba ugomba guhindura. Ntabwo uba ugomba kwicara amasaha menshi udahaguruka. Niba ukorera kuri mudasobwa cyangwa se ahantu uri mu buzima busanzwe hagusaba kwicara igihe kinini, uba ugomba kugerageza ugahaguruka nibura buri minota 30 cyangwa se 45. Kureba ku isaha yawe ukabona iminota 30 irashize, 45 irashize, icyo gihe ugahaguruka. Nubwo wagenda iminota nk'itatu cyangwa 4, ukagaruka ukicara ukikomereza akazi kawe, cyangwa se niba ari na filime wari uri kureba, niba ari n'ikiganiro wari uri kureba ukabikomerezaho. Icyo gihe biba byafashije wa mugongo wawe gusubira mu mwanya mwiza w'imikorere ku buryo ki bidakomeza kwangiza ya mikaya. Niba utwara imodoka
urugendo rurerure, cyane cyane nko ku bashoferi cyangwa se n'undi muntu ushaka kuvuga uti nkorera akazi kanjye kure binsaba kugenda n'imodoka, cyangwa se abantu batega cyane, uba ugomba gufata akanya ukagenda gato. Icyo nshaka kuvuga, ushobora kuba ufite nk'urugendo rw'amasaha nk'abiri, ariko wabona ugenze nk'ahantu iminota 30-40, ukaba wavuga uti reka nsohoke mu modoka, nubwo wareba neza ko imeze neza ugasa n'uyizenguruka ukongera ukagaruka ukicara mu modoka ugatwara. Icyo gihe umugongo wawe umera neza ndetse na bya bibazo bikagenda bivamo. Ikindi kintu nanone ngarukaho ni ukwirinda guterura ibintu wahinnye umugongo, aho ugomba guterura ibintu wahinnye mu mavi, wasutamye, cya kintu ugiye guterura ucyegereye kandi ukagiterura ucyegereje mu rwego rwo kugira ngo kikorohere, ariko kandi binafasha umugongo wawe ko utakomeza kwangirika. Ugomba nanone kandi gukora imyitozo yongera imbaraga z'imikaya y'umugongo ndetse n'iy'inda, kuko niyo ifasha kurinda umugongo. Mpamya ko hano kuri Physio Rwanda twakoze ibiganiro bitandukanye bigaruka ku myitozo yagufasha by'umwihariko gukira ibibazo by'umugongo, cyangwa se yagufasha kugabanya ububabare bw'umugongo. Ushobora kuyireba yose ukaba wayikora mu gihe wumvise ko itari bukwangize, kuko byose tuba twaragiye tubisobanura muri izo video zitandukanye. Ikindi nanone ugomba kugabanya stress cyangwa se imihangayiko, kuko nayo ishobora gutuma ya mikaya yawe cyangwa se izi nyama zo ku mugongo zihora zikakaye, zihora zifashe, ugasanga uhora utaka ngo ikintu kimfata mu mugongo, ariko ari ukubera ibibazo, ari ukubera imihangayiko. Ibibazo mu buzima ntibibura, ariko tuba tugomba gushaka uburyo ki tugerageza kubyakira tukanumva ko bibaho. Ibibazo byazo ukagerageza gushaka ibisubizo kubikunda, ibidakunda nabyo ukagerageza gutoza ubwonko bwawe kubyakiraho kugira ngo bibe nk'umutwaro ukuremereye, kuko burya stress cyangwa se imihangayiko bikomeza kugenda bituma n'ibyo bice by'umubiri bikomeza kugenda byangirika cyangwa se bikifata, aribyo bikomeza kukuzahaza. Ni ryari rero ubuvuzi bw'ingingo ndetse n'umubiri abenshi bita kine cyangwa se ubugororangingo physiotherapy buba bukenewe? Hari abantu bagerageza kwivura mu rugo bakoroherwa, ariko hari n'abakomeza kubabara. Iyo ububabare bumaze iminsi cyangwa ibyumweru butagabanuka, cyangwa se ukabona bukomeza kugenda bugaruka, undi uyu munsi warakoze ejo urakora, ariko ukabona nka nyuma y'icyumweru cyangwa se nyuma y'ukwezi burongeye buragaruka, kiba ari igihe cyiza cyo kwisuzumisha. Nakubwira ko umuganga cyangwa se umuphysiotherapiste ashobora kugusuzuma akamenya neza ikibazo ufite. Ashobora kugufasha binyuze mu gukora icyitwa myofascial release, ni bwa buryo noneho bwo kurekuza ya mikaya yawe y'umugongo ikabasha koroha, ukabasha kumererwa neza, cya kintu cyagufataga nikizemo. Ashobora gukora icyitwa soft tissue mobilization, icyo abenshi bita massage, cyangwa se kugukandira ya mikaya yawe akayisubiza mu mwanya mwiza. Ashobora gukoresha therapeutic exercises, iyi ni imyitozo yagenewe kuvura ibi bibazo by'imikaya by'umwihariko biba byafashe ku mugongo. Ashobora gukoresha stretching program, ushobora gusanga utaka iyo mikaya yo ku mugongo, ariko kuba nayo itagenda neza ari ikibazo cyatewe n'indi mikaya y'umubiri nayo ihora mu mwanya mubi, bigatuma nayo mikaya y'umugongo itabasha kugenda neza, cyane ko umubiri wose muri rusange ugirana networking cyangwa se ugirana imikoranire. Iyo kimwe cyangiritse kitameze neza, gishobora gutuma n'ikindi cyangirika. Icyo gihe rero gufasha mu buryo bwo kugupangira program cyangwa se gahunda yo kuranura umubiri wose muri rusange, cyangwa se aho hantu ashobora gukora nka trigger, cyangwa se hakaba hatuma bya bibazo bikomeza kugenda byiyongera. Ibindi bintu bitatu cyane cyane akora ni icyitwa posture correction, akwereka uburyo ki ugomba kwitwara. Niba wenda se ukora akazi kameze gutya, akakubwira ati iki kibazo cyawe gishobora kuba giterwa n'aka kazi ukora muri ubu buryo, akakwereka uburyo ugomba kujya ugakora muri uwo mwanya mwiza, akakwereka niba ugiye kunama urabigenza gute, niba ugiye guterura ikintu urabikora gute, niba uri kuri computer, niba uri kuri mashini urabikora gute. Ibyo byose biragufasha. Akanaguha icyitwa ergonomic advices. Ergonomic advices nazo ziragendana n'iyo bita posture correction, zo kukwereka uburyo ugomba kwitwara. Ariko muri ergonomic advices cyane cyane anagusobanurira uburyo cy'umubiri ukorana, akakwereka ko niba ugiye guterura ikintu ukiyegereje biraza gutuma kikorohera, bigatuma umubiri wawe uguma muri health, cyangwa se umubiri wawe
umeze neza uri mu mwanya mwiza. Ergonomic advices zo ni ingenzi cyane, meruka no kuzitangaho cyane ibiganiro, by'umwihariko ku biganiro by'abakozi bakora mu biri gihe kinini. Ndumva natanze ergonomic advices, natanze ergonomic advices cyane kandi ku bakozi bakora umwuga wo gusudira ndetse n'abakora akazi k'ubwubatsi. Izo video wajya kuri Physio Rwanda n'ubundi ukazireba, nubwo waba udakora ako kazi zishobora kuba zagufasha kuko hari ibikorwa bitandukanye ushobora guhuriraho n'abakora ako kazi. Ikindi kinagufasha cya nyuma ni ukukwigisha uburyo bwo kwiyitaho, ukamenya ngo niba ngeze muri uyu mwanya ndabigenza nte, niba ngiye kuryama mfite iki kibazo ndaryama nte, niba ngiye kubyuka mfite iki kibazo ndabigenza nte. Navuga ko rero ibyo byose biragufasha, urumva ko guhura na muganga biba ari iby'ibanze. Intego rero ntabwo ubundi biba ari ukugabanya ububabare gusa, ahubwo ni ukubuza ko ikibazo cyongera kugaruka. Ibi ngibi binanjyanisha no kubwira nyine abantu akenshi bagira ibibazo by'imikaya, bakagira ibibazo by'amagufwa, bakagira cyane cyane ibibazo bigendanye n'uburyo ki umubiri wumva ibyiyumviro. Akenshi bagafata imiti y'amapainkillers cyangwa se biriya binini cyangwa se n'imiti yo kunywa igabanya ububabare. Akenshi bakunze kubikurizamo indwara z'igihe kirekire, cyane kufata ya miti igabanya ububabare igasa n'ibikwibagiza mu minsi mike, noneho nyuma bitewe n'uko ikibazo kitakemuwe mu mizi kikongera kikaba cyagaruka. Ariko iyo wakoresheje ubu buryo, niba ari ubwo buvuzi bw'umubiri n'ingingo na physiotherapy, ugakoresha wenda n'izindi nama z'abaganga batandukanye, zishobora kugufasha mu gutuma wa mubiri wawe wongera ukagarukamo neza, aho kugira ngo bagabanyije ububabare gusa utageze neza ku kintu kiri kwangiza umubiri. Byose noneho bikaba byagezweho, kuko physiotherapy ni ubuvuzi bw'ingingo n'umubiri, byibanda cyane kuri wa mubiri, kuri rya gufwa ryangiritse, kuri ya mikaya yagize ikibazo n'ibindi bibazo bitandukanye, ariko hagendewe ku ngingo zigize umubiri. Niba rero usanzwe ubabara umugongo, ijosi cyangwa se ingingo, cyangwa ukaba wumva hari ikintu kigufata mu mugongo ntikirekure, ntukihanganire ububabare. Gisuzumwa n'umuntu ubifitiye ubumenyi kugira ngo umenye impamvu nyayo y'ububabare bwawe. Hano kuri Physio Rwanda ho dukomeza kubagezaho inyigisho zishingiye ku bumenyi bwa physiotherapy cyangwa se ubuvuzi bw'ingingo n'umubiri muri rusange, kugira ngo mubashe kurinda ubuzima bwanyu no gufata ibyemezo bishingiye ku makuru yizewe. Niba hari isomo ukuyemo, biba byiza gukanda like, ugakanda na subscribe kuri Physio Rwanda niba wari utarabikora. Ibi ngibi bituma video ibasha no kugera ku bandi bantu, ikaba yabafasha kandi nawe bikakorohera kuba wakwinjira mu muryango wa Physio Rwanda ku bantu bazajya babona video mu bambere. Ni byiza kuyisangiza inshuti n'umuryango wawe, bitewe n'uko hari uburyo cyubuza umuvandimwe, ukabuza inshuti yawe uburyo ibabara, ukavuga uti iyi video ndebye nawe ishobora kuba yamufasha. Ibyo byose rero bikomeza kudufasha gukora ibiganiro bifasha abanyarwanda kumenya byinshi ku buzima bw'umubiri, cyane ko n'ubundi Physio Rwanda nicyo twaziye. Reka ngushimire rero kuba wakomeje kubana nanjye kugera ku musozo w'iyi video. Tuzongere duhurire mu yindi video ya Physio Rwanda gusobanurira byinshi bitandukanye, ngambiriye kugira ngo twese turusheho gusobanukirwa. Niba ngiye kwivuza, mbwire muganga ngo niyumva gutya, meze gutya. Ibyo ngibyo bituma muganga abasha kugufata neza, ndetse akagufasha mu gihe cyihuse, ndetse akanagufasha ibintu biri buze guhita birasa ku ntego ku burwayi bwawe, kuko aba yagendeye neza ku bintu bya nyabyo by'uburyo wiyumva. Imana ikumpere umugisha. Niba hari ikibazo ufite wifuza ko nazagusobanurira muri video yacu itaha, wacyandika muri comment. Ibyo byose mbinyuza mu maso, iyo sanze ari cyo ngusubirizaho mpita mbikora. Iyo sanze ari video n'abandi bantu benshi yafasha, icyo gitekerezo gitambutsa muri video, ariko ntabwo navuga amazina yawe, mu rwego rwo kurinda umutekano wawe ndetse no gufata amakuru yawe agakomeza akabibanga, ariko mu by'ukuri wasobanukiwe na mugenzi wawe yasobanukiwe. Imana ikumpere umugisha. Ciao ciao.